ariko se Rayon Sport vraiment mu byumweru bibiri bishize ishatse amazina hafi 5 y'abakinnyi yose aragiye n'abandi baracyagenda. Ubu ejo bazajya kuyoragura abakinnyi b'ubuntu baze Rayon Sport kweri Keve miliyoni 40 batangiriyeho bashaka. Keve bari bamufite sezishize nta kintu yabafashije mu cyo barusha amanota 10 Bugesera batsinda rero tour. Uyu munsi niwe uhangayikisha abafana ba Rayon Sport. Aniel yagiye bamureba n'abandi baragiye byaranze. Ntabwo Jean Fidel nabo bafatanyije usibye kwinjoyinga gusa ko bayoboyereyo bayihawe, ntago bafite ubushobozi bwo kuyitunga, ntibafite ubushobozi bwo kwigira a competitive club. Kandi ibyo ngibyo narabivuze ko bazavaho nabi, kuko abafana ba Rayon Sport uko ndabibona we mushobora kuba mutabibona, ariko jewe kubera ko imbikurikirana kenshi ndabibona uko abantu bagenda babona ukuri igihu kiva ku maso. Bagize neza, bahosheje crise yari ihari, bamushyiraho. Imyaka 4 irashize, abafana ba Rayon Sport nta byishimo babonye. It's enough. Igihe cyari kigeze ngo nabo bicare bavuge batari ko nta bundi buryo iyi equipe RGB. Njye ubwanjye nari kumwe na PS wa Ministeri ya Sport, Bwana Zefani, ndamubwira ese mubona hari igihe kizagera mukicara mukaroketinga budget ya Rayon Sport? Mubona muzicara mukabona budget ya Rayon muri Ministeri ya Sport mukayiha? None se niba bitazabaho ati ibyo ntibishoboka. Niba bitazabaho Rayon kwitungwa na ba nyirayo ko bafite ubushobozi, kuki mubakumira equipe mukayiha umuntu umwe utayishoboye, udafite ubushobozi bwo kugira ikintu ayifasha? Yagusubije iki uyu munsi? Nta kintu yagusubije. Nukube yansubije, yarambwiye ngo kuko twari kumwe na Perezida wa Ferwafa, reka mbavuge, baravuga ngo ibyo uvuga nibyo tugiye kubiganiraho, tuzareba icyo tubikoraho. Ariko ntacyo ndabona. Ntago bishoboka. Abantu baricara ngo manda ya equipe ngo izarangira mu kwa 10, ngo ubwo nibwo amatora azaba. Donc bongere bakora indi sezo iri nire, kandi abantu barebera. Hari abantu bafite ubushobozi. Rwatubyaye ntabwo yaguzwe na Prosper ku mufuka we miliyoni 10. Perezida yoboye Rayon Sport uyu munsi yafata miliyoni 10 akagura umukinnyi. None se abo bantu barapfuye ntibahari? So kubera iki RGB na ministeri baticara ngo bavuge bati okay crise twarayihosheje, ariko uyu muntu twamukoreye umutwaro adashoboye, reka dushaka ikindi gisubizo, twicaza aba bantu, twongere tubahuze, twongere turebe uburyo bakongera gukorana bagafasha ikipe yabo. Ntago tuyibuye bije nkuko APR ifite bije, nkuko polisi ifite. Uyu munsi buri gihe mu mvugo za Jean Fidel aravuga ati twebwe nta bije baduha. Ni nko kubibutsa mu mwamaye ikipe ariko ni mwamaye amafaranga. Ariko ikintu kiba mu mupira nge cyaranyobeye, ndacyagishakisha, ahamera nk'aho aba mu burozi, ntago ndasobanukirwa. Ku buryo umuntu bigezemo kubivamo bigomba kuba intambara. Nta muntu ushobora kuba inyangamugayo ngo avuga ati ibi bintu uyu murongo bifite ndabona ntaho bizagera, reka mbivemo mbisubiza babimpaye. Bigenda bite mu mupira? Ko najye mbona oya, ariko hari ababikora. General wo muri Kiyovu yarabikoze. Inde General wo muri Kiyovu yarirutse nta nubwo we yibana designing. Yinje muri ayo mateka. Oya, General wo muri Kiyovu. General ko we General ntago navuga ko yari inzibacyuho, nta nubwo yamaze igihe yarabibonye ko atabivamo. Abari bamushutse bamukoresha yarabibonye ko ntacyo bazamumarira abivamo. Ariko se Rayon Sport vraiment mu byumweru bibiri bishize ishatse amazina hafi 5 y'abakinnyi yose aragiye n'abandi baracyagenda. Ubu ejo bazajya kuyoragura abakinnyi b'ubuntu baze Rayon Sport kweri Keve miliyoni 40 batangiriyeho bashaka. Keve bari bamufite sezishize nta kintu yabafashije mu cyo barusha amanota 10 Bugesera batsinda rero tour. Uyu munsi niwe uhangayikisha abafana ba Rayon Sport. Aniel yagiye bamureba n'abandi baragiye byaranze. Ntabwo Jean Fidel
nabo bafatanyije usibye kwinjoyinga gusa ko bayoboye Reyo bayihawe ntago bafite ubushobozi bwo kuyitunga ntibafite ubushobozi bwo kwigira a competitive club kandi ibyo ngibyo narabivuze ko bazavaho nabi kuko abafana ba Rayon Sport uko ndabibona we mushobora kuba mutabibona ariko jewe kubera ko imbikurikirana kenshi ndabibona uko abantu bagenda babona ukuri igihu kiva ku maso ujye muri comment zo kuri Rayon Sport basaba Kevura usome comments urebe ibitekerezo icyo bafana batekereza ku ikipe ya ugenda ureba hirya no hino ahantu hose bavuga kuri Rayon Sport urebe icyo abafana batekereza batangiye kubona ko ibintu nta murongo bifite ntaho byerekeza nta ejo hazaza ha club batangiye kubona ko na sezitaha ari ukubabara batangiye kubibona kandi ntabwo abafana narabivuze abo bamuvunyi abo batadeyo ba Prosper biroroshye kubigizayo kuko na abantu bakeya wagira nuko ubyita ukabyita ibisambo ukabita abantu bashaka ubuyobozi ukabita abantu bashaka kugira ikipe yabo kurusha abantu ukabibyinirira nyine bigakunda ariko ntabwo uzabikora rwa rutabura n'abandi nk'abo barenga ibihumbi bingahe bakunda Rayon Sport reka da kandi umunsi bazamuye ijwi ryabo Jean Fidel azavaho nabi ndabibateguje nababwiye uburyo abagabo bifuzaga gukorana na Jean Fidel bakicara n'abagaho umurongo ibintu ntago barwanira ubuyobozi nawe ubwo yari kugira ijambo mu guhitamo abakwiye kuyobora equipe ariko ntago yabyemeye yarabyanze akomeza kuforsa bategura umwiherero utaragize icyo uvamo umwiherero udashobora no gukoteza amafaranga ari bugura umukinnyi umwe hakozwe ejo bundi fundraising ntiyashoboye no kugura umukinnyi umwe fundraising y'abo bantu ba hafi ba Jean Fidel barimo na ba Sadati bategereje bavuye i Burayi ntago bashoboye kugurira ikipe umukinnyi umwe iyo ikipe icyerekezo cyayo ni iki ubu hari umufana wa Rayon Sport kweli ugishidikanya avuga atari ko ikipe yacu yobowe neza ifite ibiro nta ikipe ikina mu cyiciro cya mbere mu Rwanda uyu munsi idategetswe gukodesha ibiro narabibabwiye ni amategeko ya club license ibiro ni obligatoire nta ikipe yakina shampiyona ngo ihabwe lisansi yo gukina shampiyona itabifite icyo ntabwo ari cyo abantu bakwiye gushingiraho bavuga ngo ikipe yobowe neza kuki abantu batabona ko ikipe irimo ijya ahantu habi ngiye ku bwanjye iyo ntikwiye kubasije RGB Ministeri ndabagira inama rwose nubwo ntari uwo kubagira inama kuko barandusha ibintu byose ni abantu bafite uburambe ariko rwose iyo umuyobozi wa RGB aherutse kuvuga ngo arayiyobowe neza ndabihakanye nta association nta muryango uyoborwa n'umuntu umwe atagira abamwungiriza ibyo amategeko ntabaha ayo ngayo nta cyerekezo nta bushobozi nta kintu na kimwe Rayon Sport bakwiye kuyifasha bakayihindurira icyerekezo ikajya mu murongo ukwiye wo guhatana nta mufana wa Rayon utafite motivation uzatanga amafaranga bayatanga bake ariko sazakemura ibibazo nakubwiye ngo uyu munsi niba mushaka gufata urugero rw'icyo abafana bashobora gukora ni mufata urugero rwa Juvenal ari muri Kiyovu yahawe amafaranga n'abafana abo muri diaspora n'ahandi bakoteje amafaranga menshi kubera ko umuyobozi wabo yari yabagiye imbere abagurira okwe abagurira mu cyaba abagurira Pichu na Bedi n'abandi arahatana baraje baramwunganira batanga amafaranga babuze igikombe n'ibyo ariko abafana ba Kiyovu bakotezaga amafaranga atagira uko angana buri weekend kugira ngo batsinde batware igikombe byaranze ngo icyangiye umuntu gitera agahinda ariko byaranze ariko bafana ba Kiyovu barabikoze ku isi hose bakoteje amafaranga ariko uyu munsi uriya mu president wabo nasaba amafaranga nabigerageza ababwira ati nimutugurire umukinnyi nihagira yo babona dorahonde ikipe y'abafana ibikorwa nibyo bakurikira bakayishyigikira bagashyigikira ibikorwa ntago bakurikira amagambo n'ibipindi igihe cy'ibipindi mu mupira cyararangiye umupira w'iki gihe nta mafaranga ahari nta mupira uhari
ibyo ni uretse kwirengagiza no gushaka abantu kujijisha abandi. Iyo ni realite utagira aho ucikira, utagira aho kwepera. Nta yindi plan B ihari, ni ubushobozi, ni amafaranga atava mu bakunzi ba Rayon Sport ntaho ari. Nta bije ya leta Rayon Sport izabona. Abafite amikoro bajya imbere bagafata ibendera bagashyiramo amafaranga, abafite makeya bagakurikira nabo bakunganira. Bitabaye ibyo Rayon Sport ntimuyibare izo sezo zindi zikurikiyeho. Iminota 5 twaguhaye irenda kurangira. Twaguhaye iminota 5. Yarangiye. Yarangiye ubwo mu kanya dufite operation yitwa gapfa kaburiwe ni. Bonago yagenda tutubwiye mu cyumba kibanga bimeze bite? Mu cyumba kibanga kugeza ubu nta gishya usibye n'abavuye. Nta mukinnyi nta kindi. Nta mukinnyi mushya nta kindi gishya kiri kuvugamo. Sinzi niba ugiye kure kuko mu kanya dufite operation yo kuburira Kiyovu nayo isa nk'igenda irindi mu kabuhoro buhoro abantu ntibabibone. No operation twise agapfa kaburiwe n'impongo kugira ngo tukomeze tuyiburire. Nabonye yasohoye ifite n'umushinga rwose, yazanye umushinga mu mujyi wa Kigali wo kurwanya uburaya. Kugira ngo banayikubire 3 amafaranga bayigeneraga turaza kuwusobanura. Nagomba nese byanditse ndaza kubereka impapuro ntabwo ari magambo. Ubwo rero sinzira uza kugira icyo utubwiraho. Operation nagire uncike ndumva operation n'ucikanwe rwose. Kurwanya uburaya muri Kigali. Mu mujyi wa Kigali. Ngo izabikora itese cyo. Ni umushinga w'amapaje 10. Turaje kurwanya uburaya. Mukanya harashya turaza tubisasire mu kanya ubwo uratuba hafi uze kugira wenda igitekerezo duha.